Bakunze Umurorere TV mumeze neza, nizere ko mukomeye, n'ubundi kuba tukiriho ni kubw'urukundo rw'Imana, ni kubw'ineza y'Imana, ni kubw'urukundo rwinshi rutagereranywa dukunda. Ndumva nezerewe, nezerejwe n'urukundo rw'Imana, nezejwe n'ukuntu Imana idukunda, ariko Mana we, umutima wanjye uranyuzwe. Nagira ngo rero nongere mbahamagarire kuza, mwongere muze mu rubohero, twongere tuganire ku bw'ijambo ry'Imana, twongere turyoherwe n'ijambo ryayo. Ikintu nkundira ijambo ry'Imana, uryumvise rigira aho rimuvana rikagira n'aho rimugeza. Iyo uryumvishe ukemera Mwuka Wera kuza kugusobanurira birenze, ni ukuri ijambo ry'Imana Mana we riraryoshye. Niyo mpamvu ntabwo mu rubohero nk'uko kera byahozeho, ntabwo bajyaga bihererana ibintu. Siko iyo umuntu yahari icyo yakoze akabona kirimo kiragenda cyemere, gisangizaga abandi. Niba mu bikorwa hari ukuntu yakoze utunyegamo akabona tubaye twiza, yarazaga akigisha abandi. Niba hari akantu yavumbuye ko gukora umutako, hari andi masaro meza yabonye, akaza akabisangiza abandi. Niyo mpamvu intego ni ya yindi. Nkunda kubabwira ngo nkunda Abanyarwanda. Mana we, warakoze kungira Umunyarwanda. Bari abana beza kandi na n'ubu muracyari beza. Nta mpamvu yo kwihererana ibyiza, nta mpamvu yo kwihererana icyo wakuyemo inyungu. Njyewe rero mu ijambo ry'Imana nahabonye inyungu nyinshi. Mu ijambo ry'Imana nahabonye ibintu by'ubutunzi bihishwe byinshi. Mu ijambo ry'Imana nahabonye ubuzima, nahabonye ubukire, nahabonye gutunga no gutunganirwa, nahabonye kugubwa neza, nahabonye umunezero, nahabonye ibyishimo mu ijambo. Iyo ukomeza kuricengeramo neza, ugakomeza kugendera muri ryo neza, ugakomeza gukurikiza amategeko n'amateka biri muri ryo, ni ukuri ugenda uhungukira byinshi. Niyo mpamvu bashaka ko tugenda tuganira, tugenda twungurana ubumenyi, tugenda dukuramo, tugenda twongera turiganiraho. Nkanabashishikariza uyu munsi ngo mukunde ijambo ry'Imana. Muzahakura byinshi kandi byiza, rizabubaka, rizabaha ibyishimo, rizabaha kunezerwa, rizabaha kubyara, rizabaha guheka, rizabaha kurera, rizabaha gutunga. No Mana we, sinzi uko nababwira, rizabungura ubwenge, rizabaha ubugingo. Haleluya. Ndabakunda rero, mu rubohero turabakunda. Niyo mpamvu twongeye kubahamagara muze muri benshi, mubwire na bagenzi banyu, mubwire n'inshuti zanyu, nabo biyizire mu rubohero, nabo biyizire baganire. Uyu munsi rero tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana, ariko tubanze twinginga Imana yurukire kubana natwe. Twinginga Imana, ntabwo ari twe, ahubwo Uwiteka ahabwa icyubahiro muri twe. Mana turagushimye, tugushimiye kuri Mana nziza, uri umukozi w'umuhanga, uri ibyishimo byacu, uri ibyiringiro byacu bizima, ni wamamare. Uracyaturinze, waraturinze, wakoze byinshi bitangaje mu buzima bwacu, ntushimwe. Ariko kandi hano ni mu Rubohero TV, tugiye kongera kuganira ku by'ijambo ryawe. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ntabe ari twebwe, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo umanukire muri twe, uze uvuge icyo ushaka kugeza ku bantu wiremeye, uze ubabwire icyo ushaka kubabwira. Ntabwo ari twe tuvuga, ahubwo Mwuka Wera aganze muri twe. Ubwiza bwawe butugote, ineza yawe tuzenguruke, reka ubudahangarwa bwawe bube kuri twe. Uri Imana yumva gusenga, uri umukozi w'umuhanga, nicyo gukundira. Ngaho manukira kutubwira, manukira kutuganiriza, manukira kutugirira neza. Tubyambaje twizeye kubyumvise kandi kubikoze, mu izina ryawe ryera tubyambaje twizeye. Urakoze Yesu,
amen. Haleluya. Rero mureke tuganire n'ubundi muri Esiteri, ibice ni bitatu. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 10. Mureke dusome. Hanyuma y'ibyo, titire y'amagambo iravuga ngo Moridekayi asuzugura Hamani, nawe ashaka kurimbura abayuda. Ni insanganyamatsiko, numvise iri jambo nari insanganyamatsiko ivuga ngo mureke twubahe Imana. Twubahe Imana mbere ya byose. Humura, nubaha Imana mbere y'ibintu byose, mbere y'abantu bose, ntacyo uzaba. Ubundi se ko ibyo Uwiteka aduhamagara gukora ko atari bibi, ko ari byiza, mureke tuyubahe, nayo izatwubahisha. Dusome. Hanyuma y'ibyo, umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yategetse. Baca akarongo. Umwami niko yari yagize gute? Yategetse. Ngo ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Moridekayi ntabwo yamupfukamiraga ngo amuramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ubwami babaza Moridekayi bati, ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana. Uko bukeye atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yarireguje ko ari umuyuda. Yari yarireguje ko ari umuyuda. Muhace akarongo. Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana. Bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ay'ayandi mahanga. Muhaca akarongo. Amategeko yabwo ntahura n'ay'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Ariko Hamani we, bari koko barubya rweya pe, rakabije nuko. Umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga italanto n'ifeza, inzovu nzihe abanyabintu b'umwami, bazishyire mu bubiko bwe. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata Umwagagi, umwanzi w'abayuda. Gaca akarongo. Umwanzi w'abayuda. Umwanzi w'iki? W'abayuda. Yego ko. Nkababwira Hamani ati, ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye, ugire uko ushaka. Imana yacu itugirire neza. Haleluya.
twatangiye tuvuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kubaha Imana mbere y'ibintu byose, kuko ibyo ngibyo nibyo bigira umumaro. Iyo iyubashye nayo igira gute? Irakubahisha. Imana yacu nishimwe. Nuko rero izi ni inkuru zigenda zikurikirana zo mu gitabo cya Esiteri. Bari kutubwira ukuntu Moridekayi yanze kubamira Hamani, yanze kumuramya kubera ko nawe yisobanura abwira bagenzi be ati rega njyewe ndi umuyuda, kandi rwose abayuda usibye Imana yo mu ijuru yonyine niyo duha icyubahiro, niyo twunamira, niyo turamya. Nuko Imana yacu nitugirire neza. Nuko Moridekayi rero yanga kuramya Hamani rwose. Murabizi rero bagenzi bacu nabo barareba pe, kandi bagira amaso. Iyo bari kubona utari gukora nk'ibyo bakora, icyo nacyo kiba kibaye ikibazo. Niba ufite bagenzi bawe bakaba bajya mu kabari bakabona nturi kujyayo, mpaka ubakurikire mujyane mu kabari gusinda. Niba mutajyanye intambara ziravuka. Niba bakora ibindi, ubwo ndi kuvuga abakora ibishimwa n'abakora ibidashimwa, kuko turi ku ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka, ku nsanganyamatsiko ivuga ngo twubahe Uwiteka mbere y'ibintu byose. Niba bagenzi bawe bajya mu busambanyi ukaba udasambana, icyo nacyo kirabara ikibazo gikomeye, kuko barashaka kugira gute umuntu icyakora abashaka nyine isiritu cyane cyane kitari cyiza. Usibye ko hari n'abakora ibyiza bafite umutima nk'uw'Imana, nabo bakifuza ko bagenzi babo bakora ibyiza, ariko abakora ibibi nabo baba bashaka yuko bagenzi babo bakora bimwe. Imana iturengere kandi tugirire neza. Rero kuba mugenzi wawe akora ikintu, ntabwo ugomba kureka kubaha Imana ngo kugira ngo ukunde umunezeze, kugira ngo ukunde ukore nk'ibyo akora. Ahari wenda we hajya mu kabari kubera ko umugore we byanze, wenda nawe yagiye mu kandi kabari, wowe ntabyo uzi, hari kugushoramo kandi wowe umugore n'abana baragutegereje. Ubaho Uwiteka, utahe kare ujye kubahiriza inshingano z'urugo. Cyangwa se wowe umukobwa yewe arimo aroshya mugenzi we ngo nawe yishore muri izo ngeso mbi z'ubusambanyi, kuko nawe yabyivuruguse. Mureke nimwubahe Imana, mwereke kugendera ku bya bagenzi banyu. Imana iturengere. Nuko ahangaha ho rero baramyaga umuntu ndetse n'itegeko ry'umwami ryari ryaratanzwe, kubera ko umwami yari yaramwubahishije rwose pe, arusha itegeko na bagenzi be bahuje umwanya. Umwami yari yaramutonesheje. Nuko ndetse batanga n'itegeko ngo bajye bamuramya, mujye mwunyumvira. Ariko rero hakaba hari ubwoko butagira gute, butaramya abantu. Hari ubwoko buramya Imana. Imana iturengere. Bagashaka rero ko na bwa bwoko buramya Imana yo mu ijuru gusa baramyama. Ariko rwose pe, ureke kwishora ngo ujye gukora ibyo abandi bakora kandi bigayisha Imana. Ihangane. Niba ubona icyo kintu bandi, nubwo cyaba kiri gukorwa n'abantu bose, nubwo cyaba kiri gukorwa n'umubare mwinshi mu bo muri kumwe, ntabwo utegetswe kugikora mu gihe kiri gutuma icyubahiro cy'Imana kidashyirwa hejuru. Umukristo wahamagariwe kubaha Imana, wahamagariwe kubahisha Imana, ntabwo ugomba gukora ibituma icyubahiro cy'Imana kidashyirwa hejuru. Wahamagariwe kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze kwamamara, gikomeze gushyirwa hejuru. Usigaho
utavuga ngo nabonye abandi babikora ngo nanjye ndabikora. Wibuke Moridekayi ko yanze kubararira umwana w'umuntu, kuko we yagombaga kubararira Uwiteka Imana yo mu ijuru yonyine. Kandi wibuke ko ibi bintu byakorwaga na bagenzi be bose, niko ijambo ryatubwiye. Kandi wibuke ko ibi bintu byakozwe n'umwami yaratanze itegeko. Ni ukuvuga ngo byari ibintu bikaze. Uru ni urugero rufatika rero. Iri ni ijambo ry'Imana ryuzuye ritubwira ko naho haba hatanzwe itegeko, naho bagenzi bawe bose baba bishoye muri ibyo, wowe ubaha Imana, we kwishora muri ibyo bintu. Kuko nk'Abanyarwanda twebwe tubizi cyane, hari n'igihe itegeko tubizi cyane, ubwo twajya muri byinshi, twakwibuka byinshi. Ntabwo ibintu byose byatanzweho amategeko nk'abantu ari uko biba ari ibintu byiza, tubizi cyane. Rero ubahiriza itegeko ry'Imana, ongera wibuke ibyo wavuganye n'Imana, uba ari byo wubahiriza. Si ngombwa ngo ugendere mu gihiriri cy'abantu benshi, ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ngo ni uko ngo itegeko ryatanzwe. Oya, ngira ngo twabyumvise cyane, Mwuka Wera aragenda abasobanurira byinshi kurutaho. Imana yacu ni ishimwe. Mu ijambo ry'Imana twaganiriye ubushize, hari ijambo twaganiriye rivuga ngo nuko Moridekayi abibwira umwamikazi Esiteri, kuko yari yumvise abantu bashaka kwica umwami. Umwamikazi Esiteri nawe abigezaho bigomba kugera, abigeza ku mwami. Imana ishimwe. Ariko ntabwo yabigejejeho ngo bicecekere gusa, ahubwo baragenzuye. Inshuti nziza, aka kantu mujye mugacaho akarongo. Ibintu byose wumvise ntuhubagurika, ibintu byose uba ugomba kugira gute? Uba ugomba kugenzura. Iyo utagenzuye, ibintu bigukoraho. Hari igihe ibyo bintu bishobora kuba ari ibinyoma, hari igihe ibyo bintu bishobora kuba ari byo, ariko umuntu wabikoze hari ukundi kuntu. Muranyumva neza, ntabwo muri abana. Imana ishimwe, kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Hari ibintu bitari byo guhubukirwa, inshuti zanjye, inshuti z'Imana. Ntabwo ibintu byose ari byo guhubukirwa. Muramenye, mugenze gake, nimwitonde, mugenzure. Imana yacu nishimwe. Nagiye mbabwira ngo musurinye. Nuko hari ahantu nababwiye ngo nimuce akarongo, aho abangaba bagenzi ba Moridekayi bagiye bakabwira Hamani, bakamubwira bati rega hari umuntu utajya ukunamira. Ariko ngo yarireguye, ngo aravuga ngo nuko ari Umuyuda. Umuntu rero wahawe icyubahiro, iyo yumvise hari umuntu uri kugica amazi, biba bizambye. Hamani azibiranwa n'uburakari, aravuga ngo uwo muntu ni bwoko ki? Nuko baramusobanurira, baramubwira bati ni Umuyuda. Hamani rero mu bwenge bwe, mu bwenge bwa kimuntu, mu bwenge budasenga, mu bwenge buhubagurika, mu bwenge butabanza kugenzura, ahubwo bihita bimwizanamo. Aravuga ati singomba kumugirira nabi wenyine, ahubwo ngomba kumurimburana n'ubwoko bwe. Guhubuka ni bibi, inshuti zanjye. Guhubuka ni bibi, bakunzi bo muri Wera TV. Guhubuka ni bibi. Reka guhubuka, banza umenye. Reka guhubagurika. Hari abantu bahubagurika, umuntu ntiwamenye n'uwo ari we, bakakubwira ibintu by'ibigambo, nawe ukabura aho ubaguritse, ukavuga kubera ko umufiteho ububasha, wenda uri umuyobozi runaka, ukabura mwirukanye, wanditse amabaruwa yo kumwirukana, ntiwagenzuye. Ariko ubundi kuko mwagiye mureka guhubagurika. Baraje bakubwiye ibintu by'amagambo, ntubigenzuye, wenda wifuza ko umwana wawe urahabaguritse, uraje urahondaguye nk'ujye. Mwaretse guhubuka.
akubwiye ibintu ku mugabo ntiwagenzuye, urahubaguritse atashye, wa mugabo we ibi n'ibi bakubonye mu kabari, bakubonanye, mwaretse guhubagurika, banza ugenzure. Bakubwiye ibintu ku mugore n'iki n'ibiki, haratashye urahuraguye, mwaretse guhubagurika, ubundi mwaretse guhubagurika mukabanza mukagenzura. Reka guhubagurika, reka kuvuga ibigambo bitameshe ubwira umuntu bitewe n'ibyo wumvise. Banza ugire gute? Banza ugenzure. Reka guhubagurika ujya kubwira mugenzi wawe. Banza ugire gute? Banza ugenzure. Imana yaje tugire, murabyumva cyane, si ngombwa kuvuga menshi, Mwuka Wera arahari arabasobanurira. Reka twikomereze. Nuko ntibakimara kubwira Hamani, aho yagenzuye ngo yumve ubwo bwoko ari bwoko ki, aba arahubaguritse. Aravuga uburakari buramuzanyije, aravuga ati bagiye ku mwami, ati rwose hari ubwoko bwatatanye burahunga mu bihugu by'umwami Hasuwerusi, kandi amategeko yabwo ntabwo ameze nk'ayandi mahanga, none ndi kumva ubwo bwoko nta kintu bukumariye. Ndi kumva washyiraho itegeko bukicwa. Umwami nawe ati Hamani anongera ati nanjye natanga amafeza gutya na gutya. Mwami ati ayo mafeza yawe yareke, ndumva wababaye cyane kandi uri umutoni, ndabiguhariye. Imana itugirire neza. Umwami ati ndabiguhariye, ariko ndashaka kubwira yewe muntu uri guhubagurika, reka guhubuka, genza gake, banza ugenzure. Iyo Hamani aza kumenya amateka y'ubu bwoko, akamenya aho ubu bwoko bukomoka, akamenya umuyobozi w'ubu bwoko, aba yaragenje make, ariko yarahubaguritse. Iyo aza gukurikirana neza, yari kwibuka yuko mbere mu myaka yashize hari umuntu washatse kubuvuma, agasanga ni ubwoko butavumika, agasanga ni ubwoko bw'abanyamugisha, aho kugira ngo babuvume ahubwo bakabuhesha umugisha. Iyo aza gukurikirana amateka y'aba bantu, iyo aza kuyakurikirana, yari kumenya uko muri Egiputa byagenze, yari kumenya ukuntu bagwiriwe n'ibyago Abanyegiputa, abana babo b'imfura bagapfa, yari kumenya ukuntu inka zishwe n'ibibugu, yari kumenya ukuntu, mbese yari kumenya ukuntu ibyago byabagwiririye bazira ubu bwoko, yari kumenya ko ari ubwoko butisukirwa. Nubwo baba batanzwe mu banyamahanga, nubwo baba bakosheje bagahanwa, ariko ubwoko bw'Abayuda, il faut faire attention, ni ubwoko budahubukirwa, ubwoko bw'abasenga, ubwoko bw'abakiranutsi, ni ubwoko budahubukirwa. Mugore, tekereza neza, urebe uwo mugabo ugiye gutwara, umenye uwo mugore wari bwoko ki, umenye ari mu kihe cyiciro. Hari ubwoko budahubukirwa, genzura, genza gake, reka kwishimira abagabo b'abandi, mugabo reka kwishimira abagore b'abandi, reba abo bagabo ni ubwoko ki. Hari ubwoko budahubukirwa, hari ubwoko budahemukirwa uko umuntu yiboneye. Reba uwo mwana ushaka kugirira nabi, ni umwana wande, ni bwoko ki? Hari ubwoko butagize gute, budahubukirwa. Imana iturengere. Genzura. Ubundi ko bahora babigisha ngo mugenzure, ko bahora babigisha kuki muhubuka, kuki muhubagurika, kuki muhubuka mujya kuroga, kuki muhubuka mujya kwiba, aho hantu uri guhubukira gukorera ibyangwa n'amaso y'Uwiteka urahazi.
uza ari ubuhe bwo uza ari bantu ki? Abakiranutsi ni abantu bo kwitonderwa, abayuda. Ubonye ubwoko uhagurukira kweri. Genza gake pa, kandi nawe mukiranutsi wibuke ijambo rivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka agira gute? Amukiza muri byose. Haleluya! Nta kinanira Uwiteka. Reka kugira ubwoba nshuti nziza, mukiranutsi nkunda, mukiranutsi inshuti yawe, reka kugira ubwoba. Wigira ubwoba, uri ubwoko budahubukirwa. Reka kugira ubwoba, umuyobozi wawe ni Imana. Ya Mana ishobora byose, ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Hari umwami wari warigize kagarara, umwami wa Egiputa. Uwiteka avuga rimwe gusa, inyo ziragwa. Wigira ubwoba, uhagarikiwe n'umugabo ukomeye. Abanyarwanda ndabakunda. Baca imigani nkunda ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Humura, voma nshuti, voma. Uhagarikiwe n'ingwe, ivomere, gubwa neza. Uri umukiranutsi, hari icyo urusha abandi. Hamani yarahubaguritse, yaza kubaza amakuru, yari kumenya ko n'abagiye babahemukira mu nzira. Imana nyuma y'imyaka myinshi yabwiye umwami Sawuli, iramubwira iti dore Abamaleki bahemukiye ubwoko bwanjye, bakagenda bakajya bica abasaza n'abanyantege nkeya basigaye inyuma, kubera ko babaga bari kugenda ari benshi, ntibamenyaga ko hari n'abo bishe. Naho kumbe ab'inyuma babarangije. Ari Abamaleki babikoze. Ariko nyuma y'ibihe n'ibihe, mw'abantu mwe, dukunda kubabwira guki mu biganiro byacu, akabaye kose hari aho kandikwa, kaba keza kaba kabi. Rero Abamaleki bagendaga bica Abayisiraheli n'Abayuda, Imana yandika. Nyuma y'igihe Imana yongeye gusoma, Imana ijya yongera igasoma, igasoma ibintu yanditse. Imana ijya yongera igasoma. Nuko mugere gusoma rero, nk'uko isoma ibyiza ikagororera abakoze neza, ni nako isoma n'ibibi rero n'abakoze nabi bagahanwa. Umwami abwira umwami Sawuli, Imana ibwira umwami Sawuli, aramubwira ati rero aba banyazi b'Abamaleki bishe ubwoko bwanjye, none genda urimbure. Umva, n'inyoni yo muri icyo gihugu ntisigare. Iyo Hamani rero aza kumenya aya mateka y'Abayuda, ntabwo aba yaragambiriye biriya bintu mu mutima we, ntaba yaragiye kuvuga amagambo ari imbere y'umwami. Oya, ntaba. Imana iturengere. Uyu munsi twize ku ijambo rivuga ngo ubaho Uwiteka mbere ya byose, ntacyo uzaba. Uko tuzajya dukomeza twumva izi nkuru, uko tuzagenda dukomeza twumva tuganira, niko tuzajya tugenda tumenya ko umukiranutsi arinzwe. Moridekayi ntabwo yakurikije ibyo benshi bakora, ntiyakurikije itegeko ry'umwami ariko ryishe itegeko ry'Imana, ahubwo yakurikije itegeko ry'Imana. Mureke dutere ikirenge mu cye. Kandi n'abameze nka Hamani nabo bahubagurika, ntibabanze ngo bamenye ibyo bishoyemo ibyo ari byo. Namwe nimusigeho, uhereye none mwige kugenzura. Imana yacu itugirire neza. Arangije rero, hari irindi jambo nabwiye ngo musurinyeho akarongo, rivuga ngo nuko umwami yambura impeta ku rutoki aya Hamani mwene Hamedata, umwanzi w'Abayuda. Ako kantu umwanzi w'Abayuda ni nababwiye ngo mu gace w'akarongo. Nta soni.
uraba umwanzi w'ubwoko bw'Imana, nta soni. Uraba umwanzi w'umukiranutsi, nta soni. Mugore, mugabo, mukobwa, wigize umwanzi w'umukiranutsi. Urashoboye. Aho ibyawe bizasubirirwamo sinzaba mpari. Mu Rubohero TV tuzaba twarakuburiye, dore ko tutajya tubyihererana, tuburira abantu. Nta soni, ugatinyuka. Umwanzi w'abaki? Umwanzi w'Abayuda kweri? Uratinyuka ukigira umwanzi w'umuntu usenga? Uratinyuka ukigira umwanzi? Oya, garukiraho. Uhereye none usaba imbabazi, ushaka uburyo ahubwo waba umukunzi w'iki? W'Umuyuda. Ushaka uburyo waba umukunzi w'umuntu usenga, kuko iyo wigize umwanzi w'umukiranutsi uba wabaye umwanzi w'Imana. Ubwo urumva ibyo bintu wabikika ute? Ubwo urumva igihe Imana izaguhagurukira uzabigenza gute? Ni kazi kawe, kubera ko n'abakoshya ntabwo muzafatanya mu bihano by'Imana. Reka reka, Imana izakukuraho bo bigaramiye. Reka guhubagurika. Imana yacu ni ishimwe kandi yabwa icyubahiro ko yaduhaye umunsi w'umugisha, umunsi wo kongera kuganira no kungurana ibitekerezo ku ijambo ryayo. Umwami wanjye ari we mwami wacu, Imana Data, ndiho, Imana ishobora byose, nihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru, ari nako iturindira ubugingo bwacu ndetse n'imibiri yacu, kugira ngo itangizwa n'ubugome bw'umwanzi Satani, kandi ubugingo bwacu nibwo buzabona Imana. Reka ubugingo bwacu buture mu mibiri mizima, kubw'ineza n'urukundo by'Imana yacu, ni mu izina ryawe rya Yesu, amena. Ngaho bakunzi bacu, namwe mukomeze mugubwe neza, mukora subscribe, share ndetse na like.